Ibihe byiza kuri wowe komeza kubana natwe ahangaha kuri Igicumbi News Online. Twizera ko ukomeza kugenda ugubwa neza, hanyuma ikindi kandi wowe uri kugenda uduha like, comments, subscription, twizera ko ibintu bikomeza kugenda biba uburyohe muri rusange. Hagati aho ngaho ubwo nawe utarakora subscribe yikore, hanyuma ukirikaho hari umutuku w'umukara, hanyuma numara gukirikaho uzajya utubona neza cyane umunsi ku munsi ko twapdatinze ikiganiro cyangwa se amakuru. Ubwo ngubwo nyine wowe niba utabikora kabisa bikora, ugenda ukora cyane, gahunda zo komeza ziba fresh sana. Tumaze iminsi turi kugaruka mu makuru avugwa hano mu Rwanda, ariko uyu munsi dusimbukire n'imahanga turebe uko bimeze. Umutwe wa M23 cyangwa M23 waraye wigaruriye umujyi muto rero witwa Kikuvo ari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi ni muri teritwari yitwa rero Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Niyo nkuru turi kubona ubu ngubu none uri gusohoka ku binyamakuru mpuzamahanga, iri kugenda ivugwa rero aho Kivuko ni umujyi uherereye nyine muri metero 30 ujya mu burasirazuba bw'umujyi witwa Kanyabayonga ari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. M23 yigaruriye nyine mu mujyi nyuma y'imirwano rero yarwaniyemo n'imitwe harimo umutwe wa Zarendo ufashe ingabo za leta ya Kinshasa mu ntambara. Iyi mirwano rero ikaba nyine yarangiye rwose mu masaha ashize, karatangiye mu gitondo cy'ejo, harimo imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Akaba ariko rero bimeze muri rusange. Amakuru avuga ko M23 yigaruriye kari agace rero nyuma y'uko Wazalendo bari babateye ku birindiro byayo, hanyuma birabindika byari bihereye mu gace kitwa Kirumba, akaba ari muri teritwari ya Lubero. Hariya kabisa ni imwe mu mijyi yari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se teritwari. Imirwano rero yabaye kuri uyu wa kabiri, yabaye ku nyuma y'iminsi 16 agahenge rero kari karagarutse hariya muri biriya bice, nyuma y'uko nyine habaye inama yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na RDC ku 30 Nyakanga 2024. Akaba ari uko nguko rero bimeze muri rusange. Ni agahenge kandi kari katanzwe, cyakora M23 yari yavuze ko nyine ititeguye kubahiriza ibijyanye no kuba ubwo bijyanye nyine no ku nubyemezwaga nyine ko itari yakabyumvishe neza, bigatuma nyine habaho kuvuga ngo wenda akabafasha akaruhuko, bavuga bati reka tumanze turebe uko ibintu bimeze kuri ziriya gahunda bari batubwira. Ariko urumva ko nyine M23 kabisa ibintu nabyo byakomeye, noneho duce twinshi yamaze kutwigarurira. Hariya ni intambara iba muri kiriya gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze n'igihe rwose hagati ya M23 n'ingabo za RDC. none ubu ngubu nyine urumva na Wazalendo ndetse n'indi mitwe nka FDLR igenda ifasha ingabo za Kongo kugira ngo nyine barwanye uyu mutwe wa M23 cyangwa se M23, ariko n'ubundi warabananiye. Urumva ko hagenda habaho n'ibiganiro, dore ko iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kivuga kiti M23 ifashwa n'u Rwanda, ariko u Rwanda akavuga ati serikare ko ibyo ngibyo ntabwo ari byo, mwebwe nimumanze mukemura ibyanyu. Ikumva akaba rero M23 nyine ivuga iti twebwe icyo dukeneye hariya iwacu muri Kongo nuko twahabwa agaciro natwe. Akaba ari uko ngo bimeze nyine, akaba ibyo ngibyo biri kuva hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo ngubwo natwe dukomeze dutegereze turebe se bizagenda bite. Ibyo byose nibyo kwitega muri rusange. Gatanga abantu mwese muri mu kazi ubu ngubu twizera ko mumeze neza, mukomeza kugenda mugira akazi keza, akazuba kari kugenda rwose, ibintu bikomeze kugenda biba uburyohe. Nanjye mba ngenda mbatera yamba uvuga nti mumeze mute bantu banjye, twizera ko nyine